Shalom, shalom. Yesu ashimwe ku bantu mwese mudukurikiye, ku bantu mwese mukunda ikiganiro The Blessing Show. Amazina yetu Musime Juliet. Aho muri ari hose mbifurije ineza y'Imana, izere ko meze neza. Buri gihe rero mbazanira umutumirwa w'umunsi mukamenya ubuzima bwe bijyanye bihagije kuri we, ibyo akunda n'ibyo yanga. Uyu munsi rero turi kumwe n'umudamu mumuzi cyane mu matsinda atandukanye nka True Promises, Healing Worship Team. Njye namenye kubera wenda Manurera indirimbo yahitinze cyane, ariko uyu munsi agiye kutubwira Diane ni muntu ki. Imana ibahe umugisha. Okay, Diane, watangiye kubwira abantu badukurikiye? Nitwa Diane Nyirashimwe, nkaba ndi umudamu ndubatse, mfite umugabo n'umwana. Oh, Diane tukuzi cyane wenda ku muntu uririmba, uzi kuririmba cyane, ibyo wamenyekanyeho cyane. Ariko ndagira ngo tubwire, ese kuririmba biva kurinde, bituruka kurinde mu muryango wabitangiye ryari? Urakoze cyane. Kuririmba kwanjye aho biva, icya mbere ni impano, navutse nsanga bihari, bifite nyine. Ikindi no mu muryango wacu harimo abaririmbyi benshi. Harimo abaririmbyi benshi, ariko sogokuru wacu ubyara papa yari umuririmbyi. N'ubu ngubu arashaje, ariko indirimbo abazizi araziririmba kabisa. Kandi na papa wanjye yari umuririmbyi, yarimbaga muri Alarme Ministry. Wow. Umva ko ni ibintu by'umuryango. Ariko ntago umuryango wose ariko baririmba. Ubwo nyine w'Imana yagiye ibona ko agomba kuririmba, yagiye muri iyo mpano gutya, ariko mu muryango birahari. Okay. Watangiye ryari kumva ko ugomba kuririmba? Watinyutse ryari kubona iyo mpano muri wowe? Urakoze. Natangiye kuririmba nkiri umwana muto muri Sunday school bisanzwe, ariko aho urumva ko ntari kuvuga ngo mfite impano yo kuririmba, kuko narimbaga nyine by'abana, ijwi ryari ry'umwana. Ariko kuvuga ngo igihe natangiye kuririmba nkumva ko mfite nyine n'iyo mpano, ni mu 2009 nibwo True Promises yari itangiye. Uvuga ngo navuye muri Sunday school, aho nasabaga kujya muri korali y'abana y'abisumbuyeho y'abakuru, nari nkiri muto, bakanga ko njyamo ngo ndi mutoya. Icyo gihe dutangiza True Promises, hanyuma nibwo natangiye dusohora indirimbo. Hashizemo n'amezi make itorero nsengeramo rya Power of Prayer ritangira, ariho Healing Worship Team ibarizwa. Noneho uko twagendaga turirimba mu matorero atandukanye badutumiye, niho nagendaga mbona amatelefone y'abantu bampamagaye ati waririmbye neza, uzi kuririmba, ufite impano yo kuririmba. Urumva ikintu cyose umuntu akubwiye kijya mu matwi. Nka kwa kundi iyo bakubwiye ngo uri mwiza ubyiyumvamo, iyo bakubwiye ngo uri mubi ukumva ko kuri mubi ukatangira no kubiviva. Nanjye kubera ko nagiye nakira ama message atandukanye abantu benshi, umva byagiye bikomeza kugeza uyu munsi wa none. Abantu bakambwira ati Diane uririmba neza, Diane turagukunda, uririmba neza. Ntanumva ko ari impano yanjye, mbishyiramo umwete cyane noneho kurushaho. Diane ni umwana wa kangahe mu rugo? Ndi umwana wa kabiri. Wa kabiri. Muri bangahe? Turi batandatu. Muri batandatu. Mwese nabonye hari famille, nabonye mufite noza Benezeda. Mwayikoze gute? Yaje gute? Uvuga ngo turabana batandatu nk'uko mbikubwiye, kandi twese uko tungana, uko turi batandatu twifitemo impano nyine yo kuririmba. Harimo n'umucuranzi umwe ariko nawe azi kuririmba. Uvuga ngo twamaze gukura twese twumva turabizi ko dushoboye kuririmba, kubera ko nari muri True Promises na Trezor na barumuna banjye ba Petit Frere, umwe yarimba muri Alarme, undi nawe afite irindi tsinda. Twumva twese dufite iyo mpano. Turavuga ntabwo ari byiza ko twajya tujya gukorera mu matsinda gusa, reka tubikore no mu rugo. Kandi kubera ko papa wacu yari umuririmbyi, turavuga ngo reka aho yasigaje akora natwe tubikore noneho nk'umuryango, tujye duhura, turepete, dusohora indirimbo, dukore ama concert. Gutyo nuko twabitekereje rero, kugira ngo umurage papa yadusizeho, yaduhaye wo kuririmba ntuzabo gushyira mu yandi mitsinda gusa, ahubwo bigomba guhera no mu rugo. Kugeza ubu ngubu Diane mu matsinda ngaye, kuko hari igihe ureba ugasanga hari abantu benshi batamenya gutandukanya neza. Hari Healing, hari True Promises, hari famille, hari ndagira ngo utubwire, wasanga nawe ufite iyawe ku ruhande wenda mu rugo we n'umugabo wawe, ariko ndagira ngo utubwire uri mu matsinda ngaye. Mu by'ukuri kubera ko ndi umuntu ukunda
niba nabona ukwitanga cyane kuboneka mu makonseri niyo mpamvu abantu bibacanga kuko usanga amakonseri menshi mbonekamo ndimo ndabekinga ko nta muntu ujya unyiyambaza ngo ndeke kuboneka noneho kubera ko abantu bambona henshi gutyo mu makonseri nafashije uyu bakagira ngo hose ndahaba ariko mu by'ukuri mfite aho mbarizwa amatsinda ni 2 wiyongeyeho n'iy'umuryango. Iya mbere ni True Promises na Healing Worship Team. Healing yo ni kwaya yo ku rusengero. Noneho True Promises yo ni ministeri nyine irimo abantu bava mu matorero atandukanye. Noneho famiye yo urabyumva nawe ni mu rugo nyine kandi ho ntago tubikora nka korari ngo buri munsi turarepeta ngo twihaye iminsi runaka hoya. Igihe tugize kubera ko twatatanye bamwe bagize ngo bakajya ahandi gutyo iyo twagize amahirwe tugahura turaririmba. Iyo dufite kujya studio turavugana kuri dufite urubuga rwacu tukagenda cyangwa tukavugana ku matelefone nuko iho ntago dukora cyane nko mu yandi matsinda. Utubwiye ko abantu bagiye bakubona impano kandi impano urayibona koko nagira ngo tubwire kuri we ese wigeze utekereza kuziririmbira ku giti cyawe? Urakoze. Icyo kibazo ni ikibazo mbajijwe inshuro ntabara. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo nshobora kuguhakanira ngo mvuge ngo ntabwo nzabikora. Ntabwo warambajije ngo narabitekereje ntabwo nigeze mbitekereza ahubwo abantu bahora babimbwira bakabinsaba wakoze ko tuzagushyigikira ariko ubu tuvugana nayo ntaravuga ngo ngiye kubikora mbikore ku giti cyanjye ariko kubera ko burya Imana ikoresha abantu ikorera mu bantu ivugira mu bantu ntabwo abantu barenze bangahe bashaka kubwira ikintu hatarimo ikintu nyine mu by'ukuri kubera ko abantu bakomeje babimbwira ndabitekereza ariko sindamenye igihe bizatangirira ariko ndabitekereza kuko abantu barabinsaba cyane. Wumva bizaza bishobora kuzabaho kuvuga abantu barabinsaba cyane nko kuri uyu munsi umuntu runaka avuze ati ngiye Diane ngiye kugutera inkunga ishoboka ndashaka gukora indirimbo zawe wenyine video audio wabikora? Twabiganiraho ntabwo wahita twabiganiraho kandi ubu ngubu urumva ntabwo nkiri umukobwa mu Rwanda nkabiganira n'umugabo tukabitekerezaho nyine n'uwo muntu akaza tukabiganiraho neza kureba icyakorwa kuko byose ni umurimo w'Imana gusa ntabwo naca abantu intege bahora babinsaba ngo sinzabikora kuko buriya hari ikibyihishe inyuma ashobora kuba hari n'Imana ibibavugiramo simbimenye ariko mu by'ukuri amaherezo uko bizagenda kose bizagera igihe bije kuko mbona abantu barabishaka cyane. Hari akabazo kenshi abantu bagiye bibaza ari amatsinda bavuga ko kenshi Diane ari ugize itsinda ari ugaragaramo Diane yo yabuze iba ari ikibazo murakoje concert Diane akabura ni ikibazo ariko tujya gutubwire indirimbo mugenda mukora muri ari amatsinda akenshi zihimbwa gute? Nyeka ko uri umwe mu bayobozi cyangwa uri umwe mu bantu bategura gahunda z'amatsinda nagira ngo tubwire uburyo ziriya ndirimbo zikorwamo waba ubigiramo uruhare runini ni wowe uhimba ni urandika bigenda gute? Sasa ndagaragara cyane nk'uko nyine bivuze icya mbere impamvu wenda abantu bashobora kuba bahora babona ishusho yanjye nabura ukabona byagaragaye icya mbere aya matsinda agitangira nari impari ikindi cya kabiri nikunda gutera indirimbo sinavuga ngo ni zose ariko inyinshi uburyo rero bikorwamo nka Healing Worship Team twe tugira itsinda ryo guhimba mba mpari ubu urimo muri iryo tsinda narwaye cyangwa nagize impamvu sinzi mba mpari muri iryo tsinda noneho True Promises yo ntabwo ariko dukoraho niba nahishuriwe indirimbo n'urugero ndaza nkabigisha niba ari undi muntu runaka akaza nawe akigisha icyo gihe rero nk'uko kwa True Promises hari igihe bumva indirimbo yahimbwe tuvuge ku rugero niba ari nka Trezor wayihimbye ariwe mvuga urugero ko niwe muntu nza hafi cyane akavuga ati iyi ndirimbo reka turebe umuntu uyitera wenda abandi bagatera wenda nagera bakumva ni njye wayishoboye bakumva ntibayinkuraho kandi nanjye ntabwo njya ntenguha kuvuga ngo umuntu arambwira ngo ninyobore indirimbo ngo mbanze n'iryagagure ngo njyanye ntibimbaho ubwo mpita nyiyobora nyine kuvuga ngo indirimbo nyinshi
ugerwa amahirwe yo gusanga ari uzisangamo. ni Imana nyine abikoze ubwo hari igihe ubwo babanyi babibonye bakabona ari njye ushoboye kuko ushobora guhimba indirimbo ariko ntushobore gutanga message wayihimbye. Hakaba hari umuntu hariya nawe ushoboye gutanga message. So ku ruhare rwawe ubona bitabangama abantu mukorana cyangwa kuko akenshi uko n'abantu bakabona buri gihe ni wowe utera kandi nabo barabizi kuririmba. Ese nta ubona bitabangama ukuntu? Ntabwo bijya bikujana uvuga ati kuki ari njyewe mugize? Impamvu ntabwo bibangama kuko niyo nabyanga avuga ati indirimbo noneho ntabwo ndi buyobore ngasa n'ubivuze gutyo gahoro. Ntabwo wavuga ati ni wowe ushoboye. Kandi urumva ntabwo ari njye uba wazihaye. Umuntu waje akigisha indirimbo aravuga ati abantu bagende barimba twumva umuntu ushobora gutera ino ndirimbo. Wenda byangera ugasanga ninjye bihagazemo. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuko urebye no muri ayo matsinda ntabwo ngiye nkunda gukoresha practice cyane. Mba ndi umuyobozi mu itsinda ryo kuririmba ariko hari igihe usanga umuntu ari we wiha umwanya cyane. Ariko njyewe akenshi ntabwo niha umwanya, ntabwo ari njye uri kurepetasha ngo ngo izo ndirimbo ngo ndazihaye. Ni abandi baba bampaye umwanya barambwira ati kora. Ni amavuta Imana yakwihereye. Ni ukubera Imana kabisa. Ntawe byabangamira kuko nibaza ko ntabishyiramo imbaraga kuvuga ngo ari njye ubikora. Ahubwo biba byavuye ku bandi. Ubwo rero ntabikoze usanga bakarakara ati wenda Diana ari kwanga. Iyo mbonye bigiye kuba ikibazo ubwo ndemera ukabikora. Yes, ndagira ngo noneho umbwire kuri wowe niyihe mbogamizi wahuye nayo ibyo aribyo byose mu muziki ukora, mu ndirimbo ukora, hari imbogamizi ugenda uhura nazo. Ntabwo twavuga ngo ibintu byose ni perfect. Izihe mbogamizi zikugora? Urebye ntabwo navuga ko ari nyinshi cyane ariko ntizijya zibura. Mu buzima bwo gukorera Imana, mu rugendo rwo gukorera Imana ntabwo utubazo tujya tubura dushobora kuguca intege kumva bivamo. Wabivamo kubera ko buriya uvuze ngo urabivamo uba ugiye gutiza Satani umurindi. Ariko ntabwo bijya bibura. Ni nk'ibihuhura nabyo mu kuririmba kwa buri munsi. Duciye rero kugira ngo wenda n'umuntu udukurikiye abashe kumenya ati Diane yahuye n'iki kintu kiramubabaza cyangwa ntabwo umuntu ajya akundwa n'abantu bose. Yego, sure. Hari umuntu ushobora kugira igikundiro cyane undi muntu uri hariya kumva biramubangamiye. Gasanga arimo arashaka utuntu two gusenya duto nyine ariko ibyo byumva kumva ko ari za ntambara zo mu rugendo rwo gukorera Imana kubera ko ntabwo bijya bibura. Nta muntu ukundwa na bose, nta muntu ushyigikirwa na bose. Hari n'ugukorera akantu gusa gatoya gusa ku rugendo ubona nk'uko yambaye neza akabwira ati warimye neza ariko waje utambaye neza. Ni urugero kumva ucitse intege kandi wowe wumvaga nta kintu utakoze. Ntabwo bijya bibura. Ntabwo bijya bibura utuntu tw'abantu bagenda guca intege gusubiza inyuma. Ariko urakomeza kuko ubuze icyo ushaka. Ni iki kintu mu buzima bwawe kigutera imbaraga Dia kugira ngo ukomeze? Ikintu cya mbere kintera imbaraga ni uko mba nzi ko Imana iri kumwe nanjye. Icyo ni cyo cya mbere. Nta muntu n'umwe nshobora kwishingikirizaho ngo mvuge ngo umuntu ni untera imbaraga. N'abantu bantera imbaraga uko bakomeza bambwira ariko hari igihe ugera ahantu n'abantu ukababura bisa naho bababuze bitewe na situation runaka urimo. Ariko ikintu cya mbere kintera imbaraga iteka ryose mpora numva ko Imana iri mu ruhande rwanjye nubwo ba bantu bose ashobora kubabura. Nk'ubu ntabwo turi kumwe hano baranyandikira kuri telefone ariko simba nzi nimba bivuye ku mutima, simba nzi icyo bavuze babigamije ariko ikintu gihamanya n'umutima wanjye neza ko ngomba gukomeza nuko nzi ko Imana ishyigikiye kandi iri kumwe nanjye. Wow. Diane kuri wowe nihe ndirimbo sibyo? Nihe ndirimbo waba warakoze ukavuga ati iyi ndirimbo ndayikunda mu ndirimbo zose nakoze amatsinda yose iyi ndirimbo inkora ku mutima? Abakoze ni indirimbo ebyiri kandi nazo zakunzwe n'abantu cyane. Indirimbo ya mbere ni Imana urera, iya kabiri ni Nguwe neza. Nguwe neza muri Yesu ya Healing Worship Team. Ni nazo ndirimbo navuga Imana yaciyemo kugira ngo nzamuke kabisa. Niwe wazanditse cyangwa muri zo zombi nta nimwe uretse Nguwe neza twari hamwe nk'itsinda tugenda twunganirana ariko sinavuga ngo ndayihimbye ku giti cyanjye. Twahimbye nk'itsinda ariko Imana urera ntabwo nta na gato na kamwe wakoze byakuguyeho. Barayimpaye gusa ndayiyobora ubundi abantu barayikunda nuko. Okay. Diane kugeza ubu ngubu
ari amatsinda uyoboye sibyo ari amatsinda uyoboye kugira ngo tubwire wenda album z'indirimbo cyangwa indirimbo bagiye bakora sibyo urumva kuba muri True Promises ukaba muri Hingo Worship Team ukaba muri famille sibyo ibyo ari byo byose ufitemo uruhare runini sibyo ufitemo uruhare runini ni indirimbo zingana gute sibyo zingana gute wowe ubwawe ushobora kuvuga ati izi ngizi ntarazanditse izi ngizi zanditswe n'abandi izo nanditse njyewe ntabwo ari nyinshi ntabwo ari nyinshi kubera ko nagiriwe amahirwe yo kuba mu matsinda abamo abantu bazi guhimba cyane nka True Promises harimo abantu bazi kwandika ku buryo niyo ngenzanye indirimbo nkavuga ngo nahimbe numva ndi kwikandagira kuko mba mbizi neza ko bari hejuru yanjye ariko zirahari muri True Promises zirahari Yesu niwe bwugamo n'indi ivuga ngo yemerera mwami ntabwo nzibuka ariko ni nkenye gutya nk'eshanu wagiye wandika ku giti cyawe kandi zarakunzwe kabisa ariko Healing Worship Team yo kubera ko dukora mu matsinda dufite itsinda rito rihimba ntabwo navuga ngo ndahimba kuko turafatikanya twese kwandika indirimbo kuri we biza gute cyangwa n'ibintu ufata nkaho kuza kubera ko ntabikora cyane iyo nshatse kubikora biragora indirimbo biragora gusa umuntu arabanza akabisengera iyo ugiriwe amahirwe urayirota uba ugize umugisha udasanzwe yose ikaza ushobora no kutaza yose akaza agace ukabyuka ukirikodi ugafata akarikodi bwaca mu gitondo ukayandika ukayuzuza nk'iyo ngiyo ntikuvuna ariko yayindi utekereza ukaba wongeye guhimba biragoye ariko kuri njye birangora kuko ntabwo mbikora kenshi kuko mba nzi ko hari abandi bari kubikora nyine Diane usibye kuririmba wenda ubundi buzima busanzwe ni umukobwa ukunda ni umudamu ukunda iki sorry uri umukobwa nabaye umudamu wabaye mama ni umudamu ukunda iki ni umudamu ushimishwa n'iki ni umudamu ubayeho ubuzima ameze gute se nyuma ya music akora iki urakoze ndi umuntu ukunda ubuzima butangoye nta gupanika nanga ikintu cyantera stress ko ngize stress kugira ngo nyikuremo birangora ariko Yubuze stress kuri uvuze iki mbese nk'iyo ngeze nk'akabazo mba ndapanitse ariko ikintu cya mbere kibinkuramo iyo numva yari byanze kumvamo mfata amasengesho asenga Imana ndashaka kunkura iki kintu Imana ikamfasha bigashira nkoroherwa nkamererwa neza nyine ubundi mba numva nyine nshaka kuba mu buzima ndi muzima ntarwaye ubundi ibindi warabuze ngo mu buzima nkora iki urebye n'ubundi ni nk'ari umuziki ko abahanzi benshi n'abarimbi benshi usanga banagiye kubafasha mu masitidiyo icyo gihe iyo bagiye hari amafaranga nkuramo sinavuga ngo ni menshi ariko aba arimo make yandi nyine yo kumfasha mu gihe ntafite ayandi urakoze cyane umugabo wawe ni umuntu udakunda kugaragara cyangwa udakunda kugira ese ndagira ngo tubwire kuri side yawe ntago bijya bimujena cyangwa uburyo mwahuye mutari muri music kundi ubundi usanga umuntu w'umuhanzi akunze gushaka n'umuntu w'umuririmbyi ugasanga kenshi tuzi mu makopera atandukanye ugasanga bararirimbana barajyana ariko noneho kuri side yawe twabonye kenshi ariwe wisangamo ari we gusa umugabo wawe ntago bimubangamira kuba uri muri media cyane ko uri ugaragara cyane urakoze ntabwo bimubangamira kandi urumva waruvuze ngo abandi usanga bari kumwe basohokanye bagize njyewe icyo kugira ngo wenda nkure abantu mu rujijo n'abatabizi bamenye ntabwo tubana hano aba hanze y'u Rwanda nanjye nkabaha numva ntitwagendana adahari nyine igihe kinini abari hari abatari hano ntabwo tuba turi kumwe nawe araririmba se ariko arabikunda ariko aranshyigikira ntago iyo aza kuba atabishyigikiye ntago turi kumwe nawe bari bubivemo byari kungora nyine nagira ngo tubwire kuri wowe ubundi akenshi iyo umuntu abamubwiye ngo aririmba neza
abikora neza. Urabona iyo umuntu atajya kohereza message uri mwiza umeze ute, hari akantu kazamuka muri wowe ko wenda ko kwiyemera wari uri kuri rero ugahita wumva ko hari irindi peti ryiyongeyeho, sibyo? Uratubwiye ngo hari ukuntu message zazaga uririmba neza wakoze ibiki n'ibiki, hari abantu bigora rimwe na rimwe kubikontorora, ariko ndagira ngo tubwire ntago ako kantu ko kumva uzamutse cyangwa ko kumva ubaye umusitari, sinzi uratubwira niba bibaho, ariko ku ruhare rwa wumvishe bimeze gute kuri wowe? Hari ukuntu wumvishe mu by'ukuri ntakubeshye ntago kabura abantu kubwira barenze 100 ngahe ngo uririmba neza, urabyumva ukumva umutima wawe urishimye, kumva umerewe neza. Niyo mpamvu abantu benshi babirimbukiramo bikanarangira vuba. Ariko inama natanga ku bankurikiye abazabona iyo video, Satani ni mubi, iza muri wa mwuka n'ubundi abantu bari kukubwira, tangira kwereka ko wabaye igitangaza, ubwibone bukaza, abantu batangira bajya noneho bagushaka bakakubura, kandi uhari ya matsinda akoreraga mukumva bagiye hejuru yabo bakakubura, ukaba bize, ukumva mbese wabare ntabwo bishobora kubura. Ariko ikintu cyamfashije n'uyu munsi wa none nibaza ko nta kibazo mfitanye nabo, nagiye mfata umwanya munini wo gusenga, ngasoma n'ijambo, agenda ndeba ese umuntu iyo yazamuwe ashatse kwizamura bigenda gute, Imana imukorera iki, iyo umuntu yaciye bugufi Imana imukorera iki. Ibyo bintu byaramfashije cyane cyane. Iyo numvaga amajwi yabaye menshi nafataga umwanya nkiherera ngasenga Imana, akavuga Mana aya majwi uyandinde, ahubwo nkeneye ko ari unyereka icyo ngomba gukora. Nafashe igihe kirekire cyo kujya mbisengera, n'ubu kandi ndakomeje kuko n'ubu baracyabimbwira. Ikindi nagiye ngirirwa nk'amahirwe nkahura nk'umuntu akangira inama nk'ibyo bintu, kambwira ati umaze kuzamuka ugerageza usenge utwara neza, ntugahe umwanya ayo majwi ashobora kuzakwica ukarangira ukagira gute. Byaramfashije rero, nta wundi muti wo kubivura kugira ngo ugume hamwe utigire igitangaza. Igitangaza ni Imana yonyine. Cyamfashije rero abari kubyumva babimenye, ni ugufata umwanya ugasenga, ugasoma n'ijambo ry'Imana. Imana ikohereza umwuka wayo, ntushobora kubibona gutya ku mubiri, ariko hari uburyo ibikora nk'Imana ikagenda iguha umutima wo guca bugufi buke gahoro gahoro. Wagerageza no kumva ko wazamutse, igukorera udusinye nka tunga, ariko uhita umenya ko hari icyo ishaka ushobora kumanuka cyane pe. Ariko abantu benshi babipfiriyemo, ariko kubipfiramo nuko ahita yumva koko byabaye, akumva na ya Mana ntashaka no kwibwira ngo umufashe, kandi ari iba wamukoresheje. Ariko inama ya mbere nuko wakwegera Imana, niyo mujyanama mukuru, niyo ukwereka uburyo ugomba gukora kugira ngo n'abantu batazakureka, kuko abantu ni beza kandi nibo ba mbere bakuzamura, nibo ba mbere banakumanura. So kuri side yawe noneho uravuze ko umuntu wari wese umenyekanye ajya agerageza guca bugufi cyane, kuko guca bugufi niko wongeraho kuzamuka. Ariko iyo ugerageje gato kuzamuka umanuka nabi, hahandi ushobora kujya kuri stage akajya gusura ari gusakuza, kumva ni urusaku. Ariko guca bugufi cyane, kuko urugero rwa mbere twigiraho ni Yesu Kristo. Igihe yari ari hano mu isi ari kumwe n'abigishwa be, iteka ryose yahoraga iwe n'ibyo yakoraga byose, ntabwo yashakaga ko bigaragara. Niyo yakizaga umuntu yaramubwiraga ngo genda ntuvuge uwagukishije, we wa muntu akagenda akabirengaho akabikora, ariko Yesu icyo yagomba gukora yagikoze, ntabwo yabaga ashaka kwigaragaza. Ariko twebwe iyo twazamutse usanga dushaka kubigaragaza cyane, ariko tugabanye, kuko Imana niyo ifite uko yatuzamura, ifite n'uko yatumanura. Wow, urakoze cyane. Diane, ni uwuhe muhanzi ukunda w'umunyarwanda ujya ugufasha, cyangwa umuhanzi ukunda muri rusange no hanze? Hano mu Rwanda bose ndabakunda. Ndabakunda cyane, ntawe nange kuko bose bavuga ubutumwa bwiza. Ariko hari uwa wundi uvuga ati mu bahanzi hano nanjye ndamukunda. Hari uwo nkunda kuvuga, ariko muvuga kenshi babimbarije, uwo navuga natangiye kumva nshaka kuririmba nkawe nkiri mutoya, Gaby Kamanzi. Numvaga nshaka kuririmba, kugira ijwi nk'irye, mbese tukagira ijwi risa.
nari mukunda kuva nkiri mutoya kugeza na n'isaha niyo duhuye ndabimubwira arabizi wow nuye ndirimbo ariko n'abandi ndabakunda ukunda iyi ndirimbo ya Gaby urumva amahoro niyo ya mbere yamenyekanye. yatariye ni nayo nzi cyane izindi ngenda ndamenya uduce ariko nayo niyo ya mbere namwumva ndavuga ngomba kuzaririmba nk'uyu muntu nayo ntaranamubona ntanamuzi wow urumva yayirimbye mbere y'ibihumbi 2008 sinibuka wari mutoya byaye byose yayirimbye ntaratangira kuririmba wari utaratangira uyu mukundira aba ari ukunda kuvuga ngo mu Rwanda uyikundira Gaby Kamanzi niyo muntu iyo kabasura bakunda niwe nafatiye nk'ikitegerezo cyo kuririmba nka ijwi ryo urarikunda hanze y'u Rwanda undi umugore witwa Tasha Cobbs wa mugore araririmba ukumva ibintu biri ukumva ndamukunda cyane. Okay Diane wumva wifuza kugera hehe kuri side yawe muri music uko watubwiye ko kenshi ari byo ukora wumva ushaka kuzagera hehe kuri music nshaka ngiye kuzagera ahantu kure kandi nkazabikora kugeza nshaje bikazaba umurage n'abana banjye bazakomokaho kugeza ngira ngo kubuja ndashaka kuza nibyo byifuzo mba mfite kandi nzi ko Imana ibibyumva kandi Imana ishyigikira ibyifuzo byiza tuba dufite cyane ko bifitemo inyungu nayo ndabyifuza kuzabikora nkabikora mpaka ukabikora nk'umwuga ukabikora nko kuramya ukabikora mu ruhe rwego nk'umwuga urebye bikaba nk'umwuga bikantunga akaba ibyo bimbesha wow kuko ndabikunda ubu ngubu sinabona ibyo bimbeshejeho kuko ntabwo ndabikora nk'umwuga ku giti cyanjye ngo ntangire nkora amapanseri njyenyine ninjize ngire gute ariko ndifuza ko hari igihe cyazagera akaba ari byo biba ubuzima bwanjye. Wow muri gospel mu Rwanda ku ruhare rwawe ese ubona ko hari aho irimo kujya cyangwa ubona hari aho izagera ikajya abantu benshi bakunda kuvuga ngo gospel mu Rwanda ntago abantu bayikura amafaranga rimwe na rimwe ugasanga abantu bayivuyemo bagiye kurira muri secular sibyo akajya muri secular afite ijwi ryiza agiye kuramo amafaranga ese wowe ubifata gute wumva gospel ishobora kuzahindura amanu cyangwa bari kubeshya ntago muri gospel harimo amafaranga mu by'ukuri gospel ubu tuvugana gospel irimo amafaranga mbere byari bigoye kuvuga ngo ugiye gukora concert uri umugospel wishyuza amafaranga ntabwo abantu babyumvaga niyo mpamvu benshi bagiye bavamo bajya muri secular kuko ariho amafaranga yarari ariko mu myaka nk'itatu ishize kugeza ubu tuvugana gospel ku mwanya wa mbere sinzi ko secular bashobora kubigezaho nabo wenda bashobora kuba bayabona ko sinditabira amakoncert yabo ariko gospel ndaguha nk'urugero ku matsinda mbamo kuva dutangiye gukora amakoncert yo kwishyuza ntabwo turabura abantu usanga sare yuzuye nta healing worship turimo usanga intare iba yuzuye iyo twakoreye ku ntare kandi Kigali iba yuzuye uretse no kuvuga ngo amatsinda mbamo fata no ku bahanzi ba gospel fata ari concert nabayemo ya Prosper Nkomezi abantu bari buzuye hari Israel abantu kandi byari kwishyuza kuvuga ngo ubu kabisa nk'abantu bakora ku giti cyabo ubushobozi burahari pe gospel amafaranga arahari n'aya matsinda yakoze concert za Lami amafaranga barayabona ubu ngubu amafaranga muri gospel arahari kabisa bamwe bavuga ko kwishyuza muri gospel bidakwiye abandi bakavuga ko bikwiriye bamwe bakabivuga nkaho ari ukuzamuka cyangwa kwirata mu ndi bwoko ko iby'Imana bitakagombye kwishyuzwa kuko Imana yabitangiye Yesu yagiye atangira ubuntu nta kintu nigeze avuga ngo manange gushye sibyo ugasanga abantu bamwe barabifata n'abandi bakabifata neza kuri side yawe ubona gute jewe ko mbifata nk'umuririmbyi kandi ujya muri concert ariyo kwishyuza ntabwo ari bibi kandi ntabwo ari kuvuga ngo gucuruza ngo butumwe kubera ko ni ugufasha rya tsinda cyangwa se wa muhanzi wakoze concert kuko sare aba yayishyuye ibyuma hariya aba ari nka miliyoni nk'ebyiri n'igice aba agomba kubyishyura sibyo akantu kose kaba kari gukorwa muri concert kugeza no ku bacuranzi ari bikoresha kuko baba bamukoreye akazi aba agomba kubishyura ababaka bari bumufashe kuri nini agomba kubishyura amazi ari bukoreshwa muri sare abantu bari agomba buri kantu kose za ndirimbo ashaka ko zikorwa wenda niba ari live record niba ari audio ziba zishyuwe
ngo umuntu umwe ibyo bintu byose ntiyabyikorera keretse uri umukire w'umuherwe umeze gute se ntibishobora biragoye hano mu Rwanda biracyagoranye ko imirimo bitaranaboneka cyane n'abayifite ugasanga ntiyakwikorera icyo gikorwa wenyine ntibishoboka biragoye rero ya mafaranga umuntu yinjira agatanga niba ari 5 agatanga niba ari 10 ni ukuri njyewe muri ubwo buzima hari n'igihe mushobora kudakuramo navuga gute se mukaba gusa mwakoze concert nta kintu kigaragara gifatika kubera ko ya mafaranga batanze mwagiye mwishyura bya bintu mwagiye mukoresha niba ari sare baba babafashije mbese kwishyura kugira ngo mwafatikanyije gutegura ubundi nka concert haba havemo amafaranga ni ukuri ntabwo ari ubucuruzi pe ni ugufatikanya muri gufasha aba bantu bakoze concert kugira ngo ibe nziza kandi ntiwakora ibintu byiza udafite amafaranga menshi ntibishoboka akeza karigura niko bavuga iyo ufite make ukora concert ubona nyine haba hakiburamo ibintu background ntiboneke ibiki kandi abantu bashaka ibyiza ariko niba bashaka ibyiza nibadufashe natwe dutegura ibintu byiza ntabwo amafaranga tuyarya ntabwo ari byo tuyarya pe turayishyura kugira ngo tubakorere ibintu byiza dukorera ahantu heza dukoresha ibyuma byiza kuko iyo mugiye muri concert mukagira ibyago nka sound kabambi ba bantu baravuga bakaboreza message ukagera ugakupa telefone ukayifunga ukumva wanayimena kandi mu byukuri nawe ntiwari ushaka gukora sound mbi ko ntibategura concert ngo uvuge ngo sound ndashaka kwizabambi gusa kuriza abantu ntibishoboka ni ibibazo nyine wahuye nabyo rero niba bifuza ko dukora ibintu byiza nibadufashe ko ntabwo twabyishoboza twenyine abantu bose iyo bahuje imbaraga ibintu bigenda neza ariko iyo habaye intege nke z'abantu badufashe nyine ibintu usanga twakoze biciriritse bitari byiza abantu ugasanga bavuze ati bakoze concert itari nziza kandi mu by'ukuri iyo baza bakadufasha twari gukora ibyo nabo barifuza urakoze cyane hari ukuntu umuntu ahamagara umuhanzi wa gospel cyangwa muri secular wenda habaye ifete runaka sibyo ni ikibazo abantu bagenda bibaza cyane ugahamagara wenda umusekera ashaka kubwira ati ngenda ndashaka 200 sibyo mu rugo ufite fete ndashaka kuza kundirimbiramo sibyo wenda tuve muri concert so nk'umuntu ku ruhande no ndaguhamagara yani nk'umuhanzi ukambwira ati ufite 100 aho ngaho kugira ngo maguruke urumva kuri wowe kuri side yawe sekira byo birumvikana babikora ese n'aba gospel hari ikibazo kubikora cyangwa ntacyo bitwaye kuri wowe ubyumva kuri nje ku giti cyanjye ari nkanjye bibaye ko ngende n'umu gospel umuntu akampamagara si concert wenda afite nka fete mu rugo aragukunda arankunda akampamagara Diane waza ukadufasha kuririmba jewe ku giti cyane nta mafaranga namuca sibyo ko no mu matsinda mbamo ntaye tujya tubaca ngo gukwera ko ahantu tujya duca amafaranga mu makwe tubikora kabisa nk'ikiraka aho sinabeshya kuko n'ubundi iyo bagiye gushaka itorero barabaha amafaranga kandi nabo kubera ko bamaze kubimenya baba babizi bavuga ati tuzabaha ngaya mu bukwe kuko hari igishuro kiba gihari ariko nko kuvuga ngo muri fete cyangwa muri ceremony runaka umuntu yagize graduation nta mafaranga tubaca byaramuka bikamuvaho akavuga ati ndabaha transport arayiba murayakira kuko abayayibaha nta kibazo n'umugisha babahesheje ariko atanabivuze ntawe kuvuga ku ruhare kuri side yawe urumva ko bidakwiye muri gospel bikwiye pe uvuga ngo umuntu arakuyambaje urabizi ko gukunda yagukunda impamvu mvuga ko ku giti cyanjye bidakwiye ko wamwishyuza amafaranga nuko uyu munsi aragukeneye kandi urabizi neza ko agukunda ejo n'ejo bundi njyewe Diane nzategura concert wa muntu nzamukenera rero umuntu wa mbere nziyambaza muri ati mfite igitekerezo mfite concert ndashaka kuntera inkunga mbura ibi wa muntu bizamworohera cyane kubera ko nawe wamwitabye utamugoye utagize gute abantu barakenderana umunsi ku wundi ariko umuntu niba guhamagaye ubizi neza ko agukunda arashaka ko ngufasha ntiyakubwiye ko aguha amafaranga ugatangira ngo uramangaye ngo ibiki hari ababikora nta rubanza ariko ku giti cyanjye kubera ko mbanzi ko nshobora kuzamukenera kandi no kuri ya mafaranga nshaka kuri ya mafaranga ushaka nta mwaka ntabwo bikwiriye rero muri gospel ntabwo bikwiriye okay tugaruke no mu buzima tuve muri music sibyo tuve muri music tugaruke mu buzima bwawe Diane mu bukobwa bwawe wenda ukiri umukobwa kugira ngo wenda n'abadukurikiye nabo bashe kwikukuraho wenda isomo wenda wakuriye he wigiye hehe mu rugo exactly ni hehe
hanyuma unatubwire ndagenda nkubaza gato ariko nagira ngo tubwire biography yawe nyuma gatoya aho ukomoka mu rugo iwawe ntago nsinzi no bari mu mujyi hano urayibwira abantu babimenye utubwire aho wagiye wigira ndagenda nkubaza ibibazo bimwe na bimwe urakoze jewe inkomoko yanjye cyangwa se aho nkomoka je navukiye muri Kongo navukiye niwo umuryango wanjye bari batuye 95 nibwo twaje hano mu Rwanda mba nari nkiri muto cyane tugenda dukura gutyo kugeza igihe natangiriye kuririmba nyine ubukobwa bwanjye primaire nayigiye hano mu Rwanda nigiye hano Kicukiro nagiye niga ku bigo bigiye bitandukanye ariko urabona hano nk'iye Kicukiro niho narangije primaire hanyuma secondaire troncome nayigiye ku Kibuye Karongi hano Kikirinda ndahava cycle supérieur yigira Gahengeri Rwamagana hanyuma kaminuza yigira Inirake niho narangije Diane mu kwiga kwawe ibyo aribyo byose uri umudamu mwiza ibyo aribyo byose ukiri umukobwa wari mwiza birengeje ibyo aribyo byose baraguteretse cyane wari utarabyibuha wari mwiza pe mu bigaragara ariko noneho buriya iyo umuntu ari umukobwa ahura na byinshi cyane mu buzima bwe sibyo wagiye uhura n'abahungu benshi bagutereta wagiye uhura n'abagira gute noneho ndagira ngo tubwire kuri side yawe ni gute wagiye urwana urwo rugamba kuri side yawe ese Eric mwahuye gute sibyo uze kutubwira ariko mbere yaho gatoya tubwire wenda ese niwe muhungu wa mbere mwarakundanye cyangwa mbere byandi bya secondaire boyfriend girlfriend urwo rugamba wagiye urwana narwo rw'abahungu bagiye bakwirukankaho uburyo wari ubyitwayemo urakoze ubwo ni ubuzima bugoye gusobanura ariko ndagenda nsobanura uko mbyumva kandi ndabizi ko biri bukunyure njyewe ubuzima bwanjye njye nize imyaka 6 yose mba muri interne kuva muri troncome supérieur hose uretse kaminuza nize ntaha mu rugo nyine ko hari hafi ariko kuva mu wa mbere kugeza mu wa 6 biriya byo kuvuga ngo mwakundanye mu kigo ntabyo nigeze n'abazakora ikiganiro twiganye bashobora kubihamya ntabyo nigeze nari umuntu ukunda kwiga nkunda no gusenga nari umukorari mbese nabaga mu makorari nubwo buzima wabayemo nta basore bageze baza kugutesha umutwe barazaga byabura ku kigo ntabwo byabura ariko barazaga nkababara kumva yasuzuguye bishoboka hari n'igihe bamwe nabaregaga nkajya nko kubarega nko ku muyobozi wanjye wa korari ngende nyiyamira uriya muhungu simushaka abantu musengana akaba baza kugutereta cyangwa n'abandi basanzwe bose barazaga basengana ukagenda ukabarega ati ndabiyamye nareze nkabangahe abandi ntananirwa kubakanira nkajya mbacenga gusa ariko akabibona ko ntamushaka nyine nta mwanya nabahaga nta mwanya wanjye bapfa gusa kuvuga ngo ngiye guha umwanya umuhungu numvaga nta kintu na kimwe ntacyo numvaga bimare kuvuga ngo ubwo buzima ndabujyamo numvaga icyanzanye no kwiga no gusenga Imana tugaruke noneho urangije kaminuza ndangije secondaire nibwo nabonye umuntu wa mbere waje none afite gahunda yo kuvuga ngo fiançailles kubana ariko twagiranye imyaka mikeya mbona guhura na Eric abari tubana Eric twamenyanye we ndangije nyine kaminuza ko ndibuka ko nakoze defense twakoze ubukwe ntahuriye mwamenyanye gute kuko biragoye we yaranzi yarasanzwe anzi ataranagenda ariko ntabwo nari muzi agezeyo komeza gukurikirana amakuru yanjye aza gushakisha nimero yanjye turavugana ndamwembera nuko turaba araza dukora ubukwe kuri side yawe Diane ubona ko akenshi abana b'abakobwa iyo bakibyiruka cyangwa bakigira gute usanga bahura n'ibintu byinshi bitandukanye iyo uri mwiza noneho bikaba ikibazo iyo ukijwe none bikaba ikibazo waba uri n'umusitari none bikaba ikibazo sibyo ugasanga abasore bakuje ari benshi bakubwira ibintu byinshi bitandukanye rimwe na rimwe ugasanga biragoye kubikemura kuri side yawe ndagira ngo wenda ufite uburyo wabihandorinze ufite uburyo wabiciyemo ntago sinzi no harabashije kubarega niba abandi bazajya babarega sibyo ariko ndagira ngo kuri side yawe tubwire ikintu cyagiye kigushoboza kugira ngo ubukobwa bwawe bucemo neza cyangwa bwitwaremo neza ibanga wakoresheje gihishe inyuma yabyo
Okay, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni byiza n'ibi biganiro kuko hari abazabikurikira bikagira icyo bibafashaho, kuko hari abana benshi bakiri muri za segonde bakiri muri ubwo buzima. Ikintu cya mbere njyewe cyabimfashaga ni uko narebaga ababikora nkabona nta cyiza kibirimo. nawe ubona bahora mu mwijima, tuvuye muri etide nijoro nkabona barihugitse ukuntu ahantu hatari heza, kandi hari n'ababikoraga turirimbana dusegana nkabona si byiza. Njye gutanga ubutumwa mpagarara nubwo nta kintu kibi waba uri gukora, uwakubona wese ashobora kugukekera ikibi. Nabona kandi urukundo rwa hariya muri interina ni hariya nyine rwarangiriraga. Abenshi n'abagera hanze ntibongera no kubonana no kuvugana, agashaka undi agashakwa n'undi gutyo. Nkabona ntabwo byabaga bifite ishusho nziza pe. Noneho nk'umukristo uba muri korali nkanjye ndirimba ntanga ubutumwa nshaka ko hari uwo navana mu byaha turi kumwe mbona utagenda neza, nagomba gukoresha uburyo bwose bwo kumwerera imbuto kugira ngo, kuko ndabyibuka kubera iyo mico nari mfite nta muntu nagendereraga nabonaga wakoze ikosa ngo anyumvire ubusa, ko babaga bazi uburyo nanjye nitwara, akavuga ati hano wangendere, akagendera agatinya n'iki kintu cyonyine kubera ko nabaga ntafite andi manyanga. Nari wa muntu utagira ikosa ryo kuvuga ngo ndahanwa na prefe n'iki, kandi zose narazubahirizaga. Rero nk'abantu baba bakiri muri ubwo buzima ni ukuri mbona buriya buzima ntacyo bumaze. Ntacyo bumaze. Uba wagiye kwiga washobozwa ugasenga, ariko kujya muri biriya byo gukunda nta musaruro na muke bibamo. Bamwe bahakurira amada, abandi bakahakurira indwara, abandi bakabirukana, abandi bagatsindwa, kandi umubyeyi aba yaguhaye amafaranga yayakoreye yayaruhiye kugira ngo wige, ugasanga umwana kugira ngo yige ubwo hari na bagiraga izo stress z'ibyo bintu no kwiga bikamunanira. Tuvuge ku rugero yashwanye n'umukunzi we, ntiyabaga kibashije kwiga neza, kurya bikamunanira kubera cya kintu. Ariko kubihunga kwanjye byaramfashije, nta stress zabyo nigeze kabisa. Ni ukuvuga ngo abahungu wagira inama abahungu iyo baje ari benshi ubamanaging ute? Urabikuba urabahakanye ukava bihore ukabwira ngo njyewe icyanzanye ni kwiga. Iryo jambo riba rihagije. Umuntu aragutegeka, yego, ntabwo ashobora kugushyiraho igitsure ngo yanshyizeho igitsure ngo reka mfe kwemera. Ubwo nyine nawe ubwenge bwawe buba butarebye neza, ariko uramubwira ngo oya ntazanywe no kwiga, ukamuhakanira bikarangira. Yakomeza kwiruka ntiyagusanga muri dortoir, ntiyagusanga aho uri, yaza niba ari kuganiriza muganira, ariko ntihagire ibindi bintu wakumva azanye ibindi biterekeranye, ukamwihorera ugahaguruka ukigendera. Ntazagukubita, ntazagufata ku mbaraga, muhamwicaye niba ari mu ishuri niba ari hanze. Ahubwo hari igihe bashaka kudushyiraho iterabwoba, bamwe bagapfa kwemera batari banabifite no mu mutima, ugasanga yaguye mu ikosa atari ashaka. Ariko ni byiza ko abakobwa twajya twitinyuka, oya yacu ikaba oya. Diane, ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima bwawe? Mu buzima umuntu abazwa n'ibintu byinshi, ariko hari ibiba biri kakandi icyo kintu cy'ingenzi. Ikintu cyambabaje mu buzima ni uko nakuze ntabona papa yapfuye kera nkiri muto. Birambabaza, ariko nagiye nkomeza mbyakira gahoro gahoro kugeza na n'uyu munsi. Icyagushimishije rero? Ikintu cyanshimishije ni ukubyara, kubona umwana ari uwanjye. Ubu ngubu tuvugana nta kindi kintu mba numva gishobora kumpa umunezero urenze uw'umwana. Ntacyo ndabona. Wenda reka tugaruke wenda ku musozo, bagira ngo wenda uturimbireho igitero kimwe cya Manurera, sibyo? Unaturirimbire no kuri ya yindi Nguwe Neza. Yego, ndabasha se, tumaze igihe tutaririmba kubera kuba mu mago. Ijwi ryaragiye, twahuye n'ikibazo gikomeye kahise, yaraduhamije, ariko reka ngerageze nyine. Manurera, 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 Manurera. Akoze kadirimbe na Nguwe Neza. Narimba nawe agace gato kugira ngo ntaza kugera hagati bikanga ko ntago mperuka practice.
nguwe neza muri Yesu ndashikamye muri Yesu ntabwo bafite yarampamagaye nguwe neza muri Yesu ndashikamye muri Yesu ntabwo bafite yarampamagaye uwo mwamaza nkomeza uwo mwamaza nkomeza uwo mwamaza nkomeza uwo mwamaza nkomeza hari ahantu hazamuka nkundaga ihamagara abakomeye ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye ahubwo ikomeza abo yahamagaye wow Imana igumugisha cyane